na rimwe hari abantu usanga bakora ibintu bibanezeza gusa ugasanga birengagije ibintu by'ingenzi byahindura ubuzima bwabo, bwaba ari ubw'iki gihe cyangwa n'igihe kizaza, kubera yuko ari ibintu bumva bibafata imbaraga ndetse bituma binaniriza n'umubiri, bityo ntibabasha gukora ibintu bishimiye. Urugero nko kuba bakwirebera amafilime, kuba bajya kuri social media, kuba bajya ku mbuga nkoranyambaga, bityo akazi bakagafata nk'aho ari umutwaro aho kuba nk'igikoresho cyo kuba babona ukubohoka mu bijyanye n'ubukungu. Muri iyi video nagutegura ibintu byakwereka yuko waba warabaswe n'ikibazo cy'ubunebwe n'uburyo wakigobotora. Nongeye kubaha ikaze mwese bahisemo gukurikira Kibeninka TV, muhawe ikaze bamikazi. Nitwa Diane, nashinze Kibeninka TV kugira ngo umunyarwandakazi aho ariho hose agire amakuru ahagije ku bijyanye n'imibanire, ubukungu ndetse no kwitaho. Niba utarakanda kuri subscribe, mushishikarize gukora aka kanya kugira ngo utacikwa na kimwe mu byiza duhora tubashyikiriza. Munyemerere nyuma y'akananga gatoya tugaruke twinjira mu nkuru yacu mu buryo bwimbitse. Nimucikwe. Yuko rwose wagira ibintu bimwe na bimwe ukora kugira ngo winezeze gusa, ariko ntago bikwiye kuba ari byo bikontorora cyangwa bigena imibereho yawe, usanga wabaye imbata yabyo. Ingibi ni nko kuryama, kureba filime, kujya ku mbuga nkoranyambaga, kwirira gusa, ibintu nk'ibyo. Igihe ubashije guhangana nabyo ugakora n'ibindi bintu wumva bitakunejeje cyane ariko bigufitiye inyungu, uba wabaye umutsinzi, uba wicaye kuri vola iyobora ubuzima bwawe. Ngiye kugezaho ibintu 10 bikwiye kukwereka yuko uri umuntu w'umunebwe. Numara kubimenya, icyo nakwifuza nuko wagira ikintu bikoraho. Ikintu cya mbere, nkuko tubikesha urubuga standingmotivation.com, ikintu cya mbere, umara umwanya munini cyane wibereye kuri televiziyo ndetse n'imbuga nkoranyambaga. Ese waba ujya ufata umwanya ukagenzura igihe umara kuri televiziyo cyangwa ku mbuga nkoranyambaga? Nuramuka ubitekerejeho rwose ndakeka uri butungurwe n'ubuzima bwawe. Ubushakashatsi bwakozwe na Media Kicks bwagaragaje yuko byibuze abantu bamara iminota 35 kuri Facebook, iminota 40 kuri YouTube byibuze buri munsi. Ukaba wazirikana yuko ubushakashatsi butarebye izindi mbuga nkoranyambaga zirimo za Snapchat, za Instagram, za TikTok n'ibindi. Kuba wamara umwanya munini rero imbere ya televiziyo ndetse no ku mbuga nkoranyambaga ni ikimenyetso cya mbere cyerekana yuko ufite akamenyero k'ubunebwe. Niba nta kintu bikozeho, byanze bikunze bizagira ingaruka ku buzima bwawe bw'aka kanya ndetse n'igihe kizaza. Nibyo rwose kuba wareba televiziyo, kuba wareba amakuru agezweho ku mbuga nkoranyambaga ni ibintu byakunezeza ndetse n'ibintu byakuruhura, ariko ntabwo ari ibintu wagakwiye gukora ku buryo burengeje urugero. Ntabwo wagakwiye kuba imbata n'imbuga nkoranyambaga kugeza aho zibaye arizo zigukoreshaho kugira ngo ube ari wowe uzikoresha. Icya kabiri, uri wa muntu uhora yitinza mu gukora umurimo runaka agategereza kuba yagira icyo gukoraho ku munota wa nyuma. Iki ni cyo kimenyetso cya mbere kandi kiba ku bantu benshi hafi ya bose. Urugero, ufite za fagitire ugomba kwishyura, ufite imyenda ugomba gufura, ufite amasahane se mu gikoni, urabizi neza kuri wa muntu uzategereza ku munota wa nyuma kugira ngo utangire kwishyura za fagitire. Ahangaha rwose ubwo wavuga ngo byanze bikunze, igikuru nuko birangira n'ubundi kakazi ngakoze, ariko igihari nuko uba wataye umwanya mu bintu bidafite umumaro kandi wagakwiye kuba ukora ibintu byinshi muri cya gihe cyawe. Rero ikintu cyabigufashamo nuko wahindura imyumvire ku bijyanye n'akazi, ugatangira kugafata nk'aho ari ikintu kikuzanira umunezero aho kugira ngo kikuzanire imibabaro. Ugatangira kubabazwa n'ibintu byakubaho igihe utageze nko ku ntego zawe, ugatangira kubabazwa n'igihe warangiza ukwezi nta mafaranga yinjiye mu mufuka wawe, ugatangira kubabazwa nanone n'igihe wabura amafaranga yo kuba wakwishyura fagitire z'ingenzi z'ibintu mu buzima bwawe. Wenda wabuze amafaranga yo kurya, wabuze amafaranga yo kwishyura inzu, wabuze ibyo ngibyo, bikaba ari byo bikubabaza kurusha kubabazwa no kuba wagira ikintu ukora. Nutangira gutekereza muri ubu buryo, uzasanga akazi utakigafata nk'ikintu cyo kukubabaza, ahubwo ugafate nk'ikintu cyo kukugobotora ibintu bikubabaza.
icya gatatu uzasanga uri wa muntu wanga imyitozo ngororamubiri urunuka. Uko tubikesha ikinyamakuru Harvard Business Review, imyitozo ngororamubiri ni ikintu cya mbere cy'ingenzi buri muntu wese aba akwiye gukora kandi ku buryo buhoraho. Ariko uzasanga abantu benshi babyihunza bagatanga inzitwazo zitandukanye, wenda avuga ati njyewe ndi busy cyane, mfite akazi kenshi, mbese nta mwanya mfite wo kuba nakora imyitozo ngororamubiri. Ariko burya igihari ni uko kuba wakora imyitozo ngororamubiri bigira uruhare mu gutuma ugira ubuzima bwiza, bityo kuba ufite n'ubuzima bwiza bigatuma ushishikarira no kuba wakora akazi. Rero niba uri wa muntu ushaka guhorana energy, ushaka guhorana imbaraga zituma akora akazi neza, ukwiye kuba wagira imyitozo ngororamubiri ubuzima bwawe bwa buri munsi, nk'uko uryama, nk'uko urya, n'imyitozo ngororamubiri ntikabure mu bintu wakora buri munsi. Ahangaha ntabwo ari ngombwa yuko wasohoka ukajya gukina umupira, ukajya kwiruka. Hari n'imyitozo myinshi itandukanye wakorera mu rugo iwawe. Nutangira kubyimenyereza uzareba ukuntu umubiri wawe uzatangira gukora neza, ugahorana imbaraga, ugahorana umwete wo kuba wakora n'ibindi bintu bitandukanye, kuko burya imyitozo ngororamubiri ijyanye nanone no kuba wakora akazi gasanzwe. Rero igihe wimenyereje gukora imyitozo ngororamubiri no gukora akandi kazi, ntabwo ari ibintu bizakugora. Icya kane, uri wa muntu utajya wiha intego cyangwa ngo ukore n'igenamigambi rijyanye n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Umuhanga umwe witwa Larry Wingate yaravuze ngo nta muntu n'umwe wigeze wandika igenamigambi ry'uko azaba umukene, azabyuha bikabije, azaba umunebwe, cyangwa azaba stupid, azaba umuntu udafite ubwenge. Ariko ibyo ni ibintu bikubaho igihe nta genamigambi ufite, ni ibintu byikora. Ese waba ufite intego ushaka kugeraho muri ubu buzima? Waba ufite se igenamigambi z'uburyo ibyo bintu uzabigeraho? Niba ibyo bintu utabifite, uri umunebwe. Fata akanya ubitekerezeho. Abantu bamwe rwose usanga bafata akanya ko kuba bategura ibiruhuko byabo, bategura igihe bazasohokera muri weekend, ariko ugasanga ntabwo bigeze bicara ngo bategure ibijyanye n'ubuzima bwabo. Ikintu ugasanga umuntu aricaye ari gutekereza, se ndi burya iki, ese ndi bunywe iki, ariko ugasanga nta mwanya na muto yajya afata ngo yicare atekereze icyo yakora kugira ngo abone cya kintu cyo kurya. Ibi ni ibintu bibabaje kuba wabivuga, ariko ni ukuri gusangiwe n'abantu benshi. Abantu rwose ntabwo bitaye ku igenamigambi ndetse n'intego z'ubuzima bwabo. Rimwe na rimwe agatekereza ko kuba babaho neza akajya kabinjiramo, ariko bikarangirira aho ngaho akumva yuko ahari bizikora. Burya kenshi rero nuko baba bibaza yuko ahari ibyo bifuza ari ibintu bitagerwaho. Rero wowe tandukana n'abo ngabo, uba uri wa muntu wiha intego ndetse agakora n'igenamigambi ziganisha ku kuba yagera kuri za ntego ze kugira ngo wubake ejo hazaza wifuza. Kora igenamigambi, ariko ntibirangire mu igenamigambi, ahubwo ukoreshe n'igihe cyawe neza kugira ngo ugere kuri bya genamigambi wihaye. Abantu b'abanebwe rero ibi bintu ntabwo baba babyitayeho. Bakwihitiramo kwirebera televiziyo, bakwihitiramo kwigira kuri social media, ahubwo bakirirwa badimayaringa amafoto cyangwa n'amavidewo y'abandi bagafashe, ariko ugasanga birengagije kuba bo bafata igihe cyo kugira ngo ubuzima bwabo nabo babwubake, bagire ikintu bageraho gifatika. Igihari ni uko burya abantu bagera ku nzozi zabo, abantu bakora cyane, bafata umwanya wo gutegura ubuzima bashaka kubamo, barangiza bakagira n'ikintu babikoraho. Icya gatanu, uri wa muntu udasohoza icyo yatangiye. Abantu benshi rwose usanga batangira ibintu byageramo hagati ugasanga barabyihoreye rwose, yaba ari business, yaba ari ukubaka inzu, akayihorera rwose ikazarinda isenyuka atiriwe yongera no kuyisubiraho. Ahangaha umuntu ashobora guhura n'ingorane mu buzima, wenda yahuye n'ikibazo cy'uburwayi, yahuye n'ikibazo cyo kubura amafaranga, ariko ugasanga n'igihe bwa burwayi bukiriye cyangwa n'ayo mafaranga yongere kuyabonera, ntabwo yitaye kujya gusohoza ibyo yatangiye. Ibingibi rero bikaba bigendera no kuba umuntu yibitseho kamere mbi yo kudafata inshingano, mbese akaba ari wa muntu waterera iyo, ntabwo kuba ibintu byarangira nta kintu bimubwiye. Ibi rero kugira ngo ubirwanye kandi ubitsinde, nk'uko tubikesha urubuga Psychology Today, icya mbere uba ukwiye gukora ni ukuba wakwicara ugatekereza impamvu buri gihe iyo utangiye ikintu utagisohoza. Ahangaha ukwiriye kuba wakwandika ibintu byose ukeka yuko byaba byaratumye udasohoza icyo watangiye. Ibi bikaba byagufasha kumenya uko utangira, noneho zabyirinda mu gihe ugiye gutangira gukora akandi kazi.
urugero ushobora gusanga wenda utarakoze ubushakashatsi buhagije mbere y'uko utangira uwo mushinga wawe. ubwo icyo wakora ni uko ubutaha wazabanza ugakora ubushakashatsi ukamenya yuko ikintu ugiye kwinjiramo ari ikintu gikoreka. ikindi ukwiriye kuba wakwimenya kandi ukaba wakwiha n'intego ziri realistic, intego ubona zishoboka. ahangaha rwose ushobora kugenzura ugasanga wipashije muremure, ibintu wakoze ntabwo bihwanye n'ubushobozi bwawe, ntabwo bihwanye n'ubumenyi bwawe. ahangaha rwose uhita uhindura ugashaka noneho ikintu kijyanye n'ibintu ufitemo ubushobozi, ibintu wumva wageraho. ikindi kintu cyagufasha niba waragenzuye ugasanga ntabwo ujya ukora igenamigambi ukuntu uzagera ku byo ushaka gukora, ahangaha ukwiye gutangira ukajya wandika uburyo uzagera ku ntego zawe, ukajya ushyiraho igihe uzabigereraho, inzira zose uzakoresha kugira ngo ubigereho, kuko bizagufasha gutuma ucungira hafi umushinga uri gukoraho, ntuzawute kubera yuko wumva ari ibintu bikuraje ishinga.